Amen. tubita les arbres fruitiers, ni ibiti byera imbuto. Yego. Rero turi ibiti data yateye ngo bimwerere imbuto. Ikindi cyose cyameramo kitera imbuto data azakirandura. Ariko nibyo ntibizakorwa Yesu aje, Yego. ahubwo birimo birakorwa ubu. Birimo birakorwa. ubu. Aho Yesu arimo agenda avana abantu bose bihamagaye mu murimo we. Yego. Birimo birakorwa. Ndabyibutse. Kandi Imana ibi bintu ndabyibuka, Imana ibimbwira muri 2020 ndabihanura, ndabivuga. 2022 biragaruka nabwo ndabivuga. Nukuri. Yuko aya mazina abantu biyita. Ko Imana yahagurukiye. Cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Noneho umuntu akibaza ese igiti data adateye ubundi ni bwoko ki? Ese twese ko twaremwe mu shusho ye, twese tuzi ko turi abana be, ese igiti atateye ni ikihe? Ese kizarandurwa ryari? Ahubwo se twese turi abana be. Akomeye aremereye, ariko nizere ko abadukurikira mwese nukuri turabifuriza ko mukurikira aho mudasobanukiwe mutubwire, mutubaze, mujye mumbaza, nzaya nongera mpamagara umushumba aze yongera dusobanurire aho tutasobanukiwe neza. Twamaze kureba noneho ishami ritera imbuto, twasobanukiwe uko bimeze n'ukuntu tugiye guhindura imyitwarire n'imikorere, imitekerereze, twagenda nk'uko Kristo abishaka. Kuko twabye neza ko Yuda yari umujura, so duhindure rero. Imana ibaho umugisha cyane. Mushumba, hari ikindi fezi ya gatatu ushaka noneho kukubaza. Hano hari mu gitabo cya Matayo umurongo wa 15, ahubwo igice cya 15 umurongo wa 13 aravuga ngo arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Noneho umuntu akibaza ese igiti data adateye ubundi ni bwoko ki? Ese twese ko twaremwe mu shusho ye, twese tuzi ko turi abana be, ese igiti atateye ni ikihe? Ese kizarandurwa ryari? Ahubwo se twese turi abana be. Nubwo twaremwe mu ishusho ye, mujya ngo twese turi abana be. Nubwo wenda ko ntagatindaho, turimwe abantu tukabamo n'abana. Nkuko tubisanga mu itangiriro igice cya 6. Turimwe abantu muri rusange yaremye, ariko tukabamo n'abana bagizwe abantu no kwakira Yesu Kristo. Niko ni Yesu wangize ku muvandimwe we. Noneho wenda twitindire kuri ako kantu kitwa igiti adateye cyangwa igiti atateye. Murabizi ko ibiti biri uburyo, reka mvuge wenda butatu. Hari ibiti cy'igisambu. Kimeza muri kimeza ni terime yo mu ishyamba rwose. Ariko hari ibiti by'igisambu by'ikirari. Ese bambwira buriya ngo nyabarasanya n'ibicumucumu na kimari mu bishyimbo, kiriya kirari mbese gituma abantu babagara imyaka bagishimye. Yego, biriya bambwira ngo ni kimeza, biriya ni ibintu by'ikirare nyine bimera ngo bivangire imyaka. Naratangaye. Mwabonye ko umuhinzi ahinga neza, yarimye, yabibye, yatongoye, ko bita gutongora namwe, yatongoye, mbese umurima yawutunganyije. Ariko natangarijwe n'ukuntu ibishyimbo, amasaka se, soya se, ubunyobwa se, natangarijwe n'ukuntu bimera, bijya kumera n'ibintu nabyo byameze. N'ibyo umuhinzi atateye kandi bitaratewe, ariko bikazamukira rimwe. Biriya rero ni ibintu binyanyagizwa n'umuyaga, kandi ni ibintu bigendana na fertilité, uburumbuke bw'ubutaka. Kuko buriya ahantu iyo hari rwona ntihagira ikirare. Ahantu harwona hatera ntihagira n'ikirare, kuko nta kihimeza. Ubwo ibyo ni ibiti bya mbere ndabirenze bityo. Ariko ngeze ku bintu byitwa kimeza. Ishyamba, ujya mvuga ngo ni ishyamba rya kimeza n'ishyamba ry'iriterano. Ishyamba ry'iriterano ni imisozi mureba twateyeho amashyamba.
tugatera pinisi, tugatera sipure, tugatera ikaripitusi, tugatera imigano, tugatera. Ariya ni amashyamba y'amaterano, ndetse arakurikiranwa akagira igihe cyo gusarurwa, akagira umumaro rwose, hakaboneka imbaho zikabyara ibintu byiza, za ribuyu, tukabona imbaho, ibintu byose bikorwa mu mbaho bikaboneka. Byose ijya kabiri. Hakaba n'ishyamba rero rya kimeza karemano, ubwo ni Nyungwe yose, yego ni kariya Akagera karimo ishyamba tutateye, ntitubagara, ntitwuhira, ririmenya. Aha hantu Yesu yavuze iri jambo niho ngeze, nshaka abantu bumva neza. Yesu yari mu biti yateye, haleluya, yari mu biti data yateye, haleluya, aricyo wowe, ari we jyewe, aricyo Manuel, aricyo Joseph, aricyo Andre, aricyo uriya muririmbyi, aricyo uriya mwigisha, aricyo uriya ariko hagowe igiti kiraha muri uyu murima data atateye, gifite ibibazo, kizarandurwa pe, bitinde bitebuke kizarandurwa. Nabyo rero abajuti se none se cyo kizarandurwa ryari? Nabyo biri mu byo twaganiriyeho twizeho yuko atazabikora je nabyo. Ajwi ntabwo yahitira mu gisambu epfo yo mu murima kujya kurandura ibitatateye, ahubwo abikuramo ubu ngubu. Kuriya kuba igiti umuntu atateye nako data atateye birasobanura iki? Birasobanura uko nguko mubona abantu bagiye baharara cyane kuba mu itorero, bakaza nk'abiziye mu kintu cy'ikimina cya sosiyete, cy'ishyirahamwe, bakaza biziye mu kintu kimeze nk'ikiryango, bakaza disi bakiberamwo batazi yuko igihe kizagera data akarandura igiti cyose kiteye aho. Ugasanga abantu kubera ikintu cyo gukunda kwigisha, ariko mu by'ukuri ugasanga gukunda kwigisha harimo gushaka icyubahiro, harimo gushaka indamu bitanga, indamu bitanga. Buriya baba bagenda ku ijambo Yesu yavuze rivuga ngo uvuga ubutumwa bwiza azatungwa nabwo. Nicyo bashaka, naho bahagaze. Bakibagirwa rero yuko dise uwo muntu utungwa n'ubutumwa bwiza n'uwo Yesu ahereye sapoti mu butumwa, kuko ari we wamutumye. Urakubise mushiki wanjye? Ni sapoti, ni inkunga Yesu abahaye umuvugabutumwa, ayimuhereye mu ivugabutumwa. Nimwibuke ahamagara intumwa ze muri Matayo igice cya 10 nko kuri 5, ambwira ati nimugende, ndabizi aho mutumye ndahazi, aho mbohereje ndahazi, mugiye muri nk'intama hagati y'amasagaryana, mugiye muri nk'inuma, mugende mwe kugira amahugurwa, nimugende muhumure umukozi kuyimutunga, nzabitaho, nzabaranja. Icyo twize no kukiganiraho wenda sigitindaho, ariko aba bantu babyizanamo nibo bitwa igiti adateye, atateye. Abizana mu bukristo bakabugeramo bakabamo kandi atari bo, ni igiti data adateye. Hari ingero byingiye kubaha, wenda tugane ku musozo. Hari ijambo riba muri Yesaya igice cya 5 rivuga iby'urutoki rw'Imana. Ati umunsi umwe umugabo umwe w'umukire yafashe umusozi rwose arawufata, umusozi nka rw'inkwavu, umusozi nka gasogi, umusozi nka rusororo, umusozi. Ikintu cya mbere yakoze ngo yarimbaguyemo amabuye. Bivuga umusozi mu by'ukuri urimo amabuye. Amaze kurimbura amabuye arahabanjura, ararima, ateramo insina, acukuramo urwina, yubakamo n'inzu. Ubwo iyo nzu yari yo kwengeramo no kubikamo imitobe n'ibitoki.
ya nsina ateye ayikorera byose ariko igiye kwera yera indibu. Urumva ko hari umurimo ukomeye Kristo Yesu akora wo gutera. Noneho tugaruke ahandi havuga ngo imitima yanyu, haleluya, nzayihindura nyikuremwo kumera nk'ibuye, nyihindure nk'inyama. Amen. Noneho muzitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka. Urumva iryo jambo? Muzitwa iki? Ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka. Amen. Amen. Niba hari ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, Uwiteka arakariye cyane ikindi giti cyose cyakwimezamo. Amen. Amen. Tubita les arbres fruitiers, ni ibiti byera imbuto. Yego. Rero turi ibiti data yateye ngo bimwerere imbuto. Ikindi cyose cyameramo kitera imbuto data azakirandura. Ariko nibyo ntibizakorwa Yesu aje, Yego. ahubwo birimo birakorwa ubu. Birimo birakorwa ubu. Aho Yesu arimo agenda avana abantu bose bihamagaye mu murimo we. Yego. Birimo birakorwa. Ndabyibutse. Kandi Imana ibi bintu ndabyibuka, Imana ibimbwira muri 2020 ndabihanura, ndabivuga. 2022 biragaruka nabwo ndabivuga. Nukuri. Yuko aya mazina abantu biyita. Ko Imana yahagurukiye. Nikomeze. Rero nibyo Yesu arimo. Nabyo ntago azarwana nabyo aje. Azaba yifite akazi yihuta. Agira ngo yijyanire abantu bawuhungishe, ntago azabona uwo mwanya wabyo. Umwami abaduhera umugisha cyane. Mushu. Karame. Igiti data tateye. Yego kizarandurwa. Kandi kirimo kirarandurwa. Ubu. Kuko ijambo tubwira ngo Kristo araje kandi azaza nk'umurabyo. Pyafu. None bivuga ngo igiti kirimo kirarandurwa. Ese ubu abantu baba bazi yuko igiti kirimo kirandurwa? Ntabwo nzi ko babizi icyo kibazo. Uretse nkubwira kandi kantu mushiki wanjye. Yegora. Uzi ko nibutse ahantu hano havuga ngo nuba intorezo igezwe ku bishyitsi. Ahangaha iri jambo rivugiye ngo wumve ko intore zigezwe ku bishyitsi, igiti cyose mbere kugira ngo bakirandure, ndavuga igiti nk'icyo cyakuze kibanza kigatemwa. Yego. Kuko kiba ari kirekire cyangwa kigufi. Rero iyo kimaze gutemwa nibwo bakurikira bagacukura noneho. Bagacukura umuzi bahuye nawo nk'uyu bawutema, uwo bahuye nabo utema. Ni ya ntore zikora ni piki. Bakakirandura mpaka bakimazemo rero. Bene icyo giti iyo batakimazemo, inzu nk'iyi ngiyi kirayisenya. Kuko jya kubona ukabona cyumburiyemo cyashimukiyemo, ariko barakirandura bakimaraho ku buryo hahinduka umurima, ntazagire n'ikintu cyongera kuboneka aho ngaho cyitwa icyo giti. Uko niko Yesu arimo kubikora. Yesu azajya kuza asigaranya abakozi b'ingerere mbarwa kandi azi. Iryo jambo rivuga ngo abe arabazi. Azabo yahamagaye. Uribuka ijambo yavuze cya gihe atanga igaburo ryeruza ibirenge abantu. Yego. Urabyutse yoza ibirenge abantu. Hari ijambo yavuze aravuga ngo simbavuze mwese kuko nzabona atoranije. Urumva kantu ngo simbavuze mwese kuko nzi abona atoranije. Hepfo akavuga ngo cyatumye avuga atyo ngo nuko yarazi wenda kumugambanira. Rero Yesu azabe yatoranije, aza abantu basinyanye nawe kontra, aza abantu yahaye uyu murimo. Ntabwo yibeshya. Ikintu kintangaza, reba umugabo utagira sekreteri, ntagire receptioniste, akabyiberamo n'umwuka wera gusa. Ntagire abasekretari ku irembo ngo kubera binjiza, akayihagararira ati nigire muri ry'intama. Bivuga ngo ari abinjira, ari abagera kuri reception, ari abajyana mu office, hose bamusangayo, abyikorera byose.
niwe usinyisha kontra, niwe uzibitse. Umva ariko ibyo bintu byose Yesu nimumurekere umurimo we, niwe nyirawo, awikorere kandi arimo arawutunganya pe. Igiti atateye cyose kigomba kugerwaho kikarandurwa. Imana idutabare kandi dufashe kugira ngo dusobanukirwe ayo magambo umukozi w'Imana tubwiye, kuko igiti cyose data atateye. Ese waba uri mu murimo utarahamagawe? Waba warahagurutse gusa ushaka indamu ugira ngo ubone gusa amafaranga, ubone abantu bakuzanire ituro, kandi utarahamagawe, utarahawe umurimo na Kristo ngo noneho agutungire ku murimo? Ibyo bintu tugiye kubijyaho umushumba twize no kubiganiraho, ariko abantu babyumva nabi cyane. Ntabwo abantu bumva yuko yahaguruka akagenda agakorera Imana adasabye, adakoresheje igiterane ngo asabe amafaranga. Imana yonyine ikamutungirayo kuko yagiye ku murimo wayo. Ariko hari abavuga ngo reka da, ngo umuntu akamiyo aragiye, ubwo rero arakama abakristo kuko nibo barebe. Mana yanjye, hari ibintu abantu duseka ariko biba bidakwiriye. Nimurekere gukora ibyo mutahamagariwe kugira ngo mutazaba cya giti kitatewe kigiye kurandurwa, kikajugunywa, kigatwikwa. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nukuri mutubwiye amagambo akomeye mushumba. Imana ibagirire neza kandi ikomeze kubuzuza amavuta, akomeze kubuzuza ubwenge kugira ngo turusheho gusobanukirwa, turusheho kwitegura, dutegereze neza. Uzi umuntu utegereza nk'aba bakobwa 10 ugategereza ba bandi 5 n'abandi 5 b'abanyabwenge, gutegereza nta mavuta ufite, gutegereza nta jambo ufite, gutegereza ntacyo wabwiwe na data. Wumve yuko utegereje koko nyabyo, utegereje kugororerwa. Rero umwami adufashe tube maso, igihe kiraje kandi kirasohoye, kiranatwegereye. Nahuze umunsi n'igihe azaza nk'umurabyo, azaza atunguranye. Ese wowe nanjye tuzaba twiteguye? Umwami abidushoboze. Reka dusengere turangiza tugera ku musozo, tubashimira ngo Imana ibaho umugisha mwakoze. Hanyuma nagusaba ngo dusengere mushu, usengere. Twaganiriye ku bintu bitandukanye by'umurama, twaganiriye ku giti kitera imbuto, tuganiriye ku kitaratewe na data. Reka ibyo byose dusengere, usengere abadukurikirana kugira ngo basobanukirwe aho bari, ibyo barimo bidatunganye babivemo. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yaduhamagariye uyu murimo, turagushimiye rwose ko uduhaye, turagushimiye icyo cyizere watugiriye, bihimbarizwe. Dusengeye izi nyigisho, iki kiganiro, duhereye ku ishami ritera imbuto, duhereye ku ntara igosora, tugasoreza ahangaha kuri iki giti cyose data atateye kizarandurwa. Ibi bintu byose uko umwuka rero tubashe kubisobanura, imitima y'abantu igakorwaho. Turasenze ngo umuntu wese yibaze ngo ndi hano gute, aha hantu ndi mpari gute, iyi post, iyi position yicayemo nte, uyu murimo nkona wigezemo nte, ese ndawereramwo imbuto, ni nyirawo se wawumpaye, ese ndi mwitoro naza ngo niki ni ugukizwa cyangwa ndatatu umudendezo w'abera. Mwami ndakwinginze ngo umuntu wese wumvise aya magambo umushoboze guhinduka, uwari uguye abyuke. Twabyumvise ko nta muntu uguye utabyuka, yaguye mu isiganwa azahwajya ari competition agira ngo azagera hazasoreza ahabwa igihembo cy'abasiganwa, ngo umuntu ntagahera hasi kiretse yaguye muri koma cyangwa agapfa, ariko yabaye muzima arabyuka agasindagira akavurwa, nawe akazabarirwa iminota yagwiriyeho. Niyo mpamvu dusenze uwo rero umutandukanye nubwo yabiteguye. Mwami byutsa abari baguye, subiza intege abari bananiwe, kandi utunganye umurimo wawe. Turagushimiye ko iri jambo rizafasha benshi, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Shalom.